Sabe yantumye nkubwire. Ahe sha mwana utagiye kuzana ibintu hano twe turi babiri uri kuzana abandi bantu biki Uyu no sibyo ako se kubera kimwe ako se nimushobora kwiyunga nk'ubu ngubu mukujya mukababajyamo bakongera kagusubiza muri group ya gangsters bakagusubiza muri aka group kanyu kwe kuntamenyereye live ndigita mbura ibintu byo kuvuga banyamara ngenda bivuga do wari jewe genda byunda kuvuga we ugume wowe guma aho ngaho bakurebe genda guma mbivuga do wiriwe ariko ubu ntago murongera ubu wowe na Sabe ntago murongera kuganira muri abanzi ako jago zereka kubwire jadu uri kunsetsa mu gifaransa basi kita muracyara abajama uri kunsetsa mu gifaransa kita muri abajama amatwi yanjye yarafunze nuzavuga ibintu nashaka kumva aho kara bari abakobwa bakurusha ubwiza aye uba mubwire muri Kigali udara abakobwa ureba ugahita baririmba indirimbo kugira ngo bariremye kuko haratsajije kandi sijye nyine n'abandi niborohewe barakiri kodinga cyakarara munyohereza ubwo mu video bagiye kuri kodinga buriya warangiye buriya wiremye gute ariko wa mugane wanariremye urabona ukuntu witukuje karara wasaga gute uri muri segonderi Syria 6 wasaga gute wari ufite iyo nzobe nasaga ari agafoto kawe ufite kacera uri muri segonderi ngo Esther was a black and the block ukamenye ukorere Esther ni ikigo nacyo ni ikigo basibwira watekereje gucyo kugera gufata agatebe utangira kuduha za borozo icara Banyarwanda mwebwe nimujye mutekereza ukuntu cyakarara cyazirutse mu gitondo kiraga ati ngiye gufata agatebe ngiye nkicareho mbwira abantu ko Safia square shadu ni izina ry'Imana wapi umva nkubwire abantu tubwire wazindutse ko turatekereza nawe ati ngiye gushyira agatebe hari abanshire kuri kamera mbwira abantu ko Safia byaje gute wowe bitekerezaho nawe kara none se du barumbi subi ubundi gahunda tuba turimo iyakazi wari mu kazi kazi ni kazi ngo cyari mu kazi wazirutse ariko sha nanjye umunsi umwe nzaza kubiboro mfitanye by'abakaritasi nanjye nzazana ku munsi umwe cyane kamera nshake views mvuga ati fuck that shit nanjye ndazishaka sakazi akazi k'iki nge ntago njya ofete ntago ibyo bintu nge nabigaruka ubu ngubu kako aka live mba ngakoze kugira ngo wenda niganire n'abantu banjye ariko ngewe rwose nta sha ngewe ebana meze nka nuze meze nka ponda ati nta paranka njya ngira yo talonka kanton none se ko bambwiye ngo bagutwaye muri RIB waritabye uraseki ewe nukuri kw'Imana nta RIB nigeze njya mukuri kw'Imana yo mu ijuru nawe agwamagaye kare keretse ngiye ahubwo ngiye nko kurega urega iki ndetse ndeze
kuri kuvuga ibyo bintu ahubwo ntaragiyeyo ubwo se urumva erega ribu mba nkubwira ko ribu ni bya bintu nyine abantu bakunda kuyikangisha abantu kandi ntago aba ari byo biriya bintu nta nubwo Thierry ibintu byo kujya mumushira ku ma YouTube yanyu mumuzanaho ngo mumushira ku ma YouTube yanyu mukanga abantu reka Thierry ni umuntu wiyubashye ugomba kureba ibikorwa nega nawe yawe yabibonye ntago barinda kumamagaza yawe yabibonye ko agakobwa kanyira ku impanga bari bayise nganyumvira mwana taza n'ibyo bintu bara n'abantu tuba twubaha uravuga impanga basuye turayubaha wiki ndi kuvuga ribu ko ari ngewe wagiye nsaba Sabe navuga ati Sabe cyakara arakiburiri urahakana sawa perezida abanyarwandakazi ingewe cyakarara ni jewe akinyuma ngenda mu gikari ngenda mbwira Sabe ati cyakarara ntugitware cyihorede cyakarara n'ubundi urakibona ko kirimo kirishakira umugati amafaranga i Kigali ibintu byaranze umugati se umushakira he shareka ibyo ngibyo byihorere ibyo byihorere by'uwo muntu wizana abantu hano twe turi kwiganira bisanzwe naho ubundi rwose wese wabuza umuntu gukora ikintu yaragambiriye wowe you ntabwo namubuza nyine namugira inama nkamubwira ati noneho urarangiye n'ukirega cyakarara abantu barahita bavuga ko ibyo ari byo nahita mwumvisha urundi ruhande mwambwira kandi kariya gakobwa nako iyo nkabonye nanjye nakarya Sabe nta kosa ufite urumva rero reka ushaka icyo wagiye ukihoreye bugakihorere gakobwa bakakihoreye gutyo barakwihoreye gutyo wewe bari bagutwaye wowe iyo ntaza kuba mpari nzakwereke message nzazikwereke karara zibereke nuko telefone ndimo ndakoresha n'ukuri kw'Imana wowe ukora screenshot uhita ubishira kuri nuze yawe sawa wanamubwira ubwoba n'ibihinda nka kagoma ntago ubwoba n'ibikangisho gusa ngo iyo twambukije ngo inyanja itukura zabura yibiziba igicucu nacyo ntabwo gikomeye neza no kara umaze igihe kimwe n'icyo uri mu rugo wararongo uri umugore w'umugabo ibyo bintu ntabwo nemerewe kubivuga ntari kumwe na couple wakoze ubukwe basi cyaba baraguteruye of course aha cyokora ufite umwana warabyaye cyangwa nawe ntabwo ubyara umeze nka Debeni mfite umugisha Debeni se akosha mana yanjye Debeni se igihe umuntu aba amaze cyakoze sha umuntu baravuga ugiye amaze no kuvuga ko umwamubonye katabyara Debeni uzi imyaka afite Debeni afite imyaka ingana nk'iyanjye kandi ngenda umuntu ukuze Debeni bamaze kumbeshera inda 5 bamaze gukuramo izindi 5 mfite n'abana bavutse 3 mfite n'abandi 4 barimo baraza ni wo mugabo Debeni nta muntu uramubeshera n'akana nta muntu uranavuga ngo ni iki ni n'abakobwa hari ukuntu umuntu nyine batiyandarika ndakorera nka kwibwira ngaho ufite umwana nibura warabyaye wowe njye mfite abana 2 mama shabuze ko mbabarire sha nakuvugishaga nk'umuntu nyine w'umukobwa uraho erega ni wowe nawe watwihaye oya rugambo rwose twari kumenya gute kuri mama erega reka nkubwira ikintu kimuzi ikintu narahiye ngewe narahiye ko utazambona nyine ndi gutukana n'umuntu ndi kumubwira ngo wagikiwe
ariko ngewe nzajya mbabwira nyine utuntu nimwumva mwumve nimutumva mu rurere. oya ndakubashe pe uri mama w'abana babiri ewa n'ibiganza nongera no kuvuga bya bigambo byanjye sha thank you so much kabisi wumva nono erega n'ubundi erega ni wowe ariko kujugira amatiku erega ni wowe watuje vuga ati ariko reka nkubwire hari ikintu umusaga ku gatebe na ku gateleviziyo kawe uri uravuga ngo icara wige ngavuga ati uyu ni mama w'abana babiri what the fuck ubase uva ikintu kijya kinsetsa ni ukuntu iyo uri kumva nk'inkuru yakurambiye hari igitipe cyari kiri kukubwira inkuru ntabwo ndi bukivuge hano nkayabona ntabwo uri kubyumva neza ukaba ngo iyo utari kumva ibintu neza uhita wikanurishwa ngo uryamye ngo ugahita wishyizemo umva hari umuntu muri comment tubwiye nka sireyi zose nka queen ukuntu usa na makiyaje yawe nyine ukuntu wikubiseho nyine biragaragara ko uri nyine uri umuntu wa danger sibyo umuntu muri comment atubwiye ngo kirara ngo tubwire ngo umunsi wawe ngo bumeze gute ngo kuva mu gitondo kujya nimugoroba tubwire sireyi yewe ntabwo ngende sireyi we okay umunsi wanjye of course kuntu umeze njye iyo mbyutse urumva iyo mbyutse mbere na mbere ndabanza nkareba kuri telefone nkareba ko irihe tikuri hari oya mpita ndeba udufaranga twinjiye kuri nuze yanjye twavuye YouTube nyine nkareba niba nyine ikiganiro nakoze hari umusaruro cyagize cyangwa ntawe cyagize nkavuga noke nakoze nabi cyangwa se nakoze neza ubwo nkahita njya kwihagarika hanyuma kwiyicaza wa mama narindimo ndavuga ngo narindimo ndavuga ati sinongera kuvuga amagambo yanjye ahita atamufasha ibyo ngibyo ni ibintu by'impa ariko si bisanzwe se ngende kubwira uwo muntu wanjye hanyuma kunyara oya ntago mbizi uri kubyumva noneho mu kinyarwanda nyine bivugitse ukuntu bitari neza mu kirundi bavuga gusoba ibyo niko tuvuga iwacu yarongoye wowe arabeshya nisho uri kubyumva ubwo si kinini iki ntago kubera ko ntago njya nkunda kunywa ikintu cyari cyo cyose mu gitondo ariko iyo mfite stress nyine ndarya ebana buri kantu kose muri manca nyine komeza ariko umuntu uvuze ijambo kwihagarika uvuze ijambo gusoba mu kirundi mu gitondo nk'umuntu urara n'umugabo ko hari ibintu utari murashiramo kandi wumva wakatubwiye ukuntu umunsi wawe utangira ibiki akamu gitondo kara na bamwe bikuza ndabamanura sana ndabatunganya murumva kandi ukuntu atubwiye ko kuri turu ya mu gitondo ziba we ngo nabamwe n'ibikuza ndabamanura sana umugabo wawe iyo yikujije uhita umumanura sibyo uzabaze we ntukajya mu bintu uzajya uvuga ntukajya uvuga ku mugabo wanjye ubundi iyo umugabo ebana mumeranye neza ntago n'umuntu n'umwuke no kumukora ugasatsi ngo oya ceceka tuvuge ibyacu nyine nuko nkubwiye ati nk'umuntu ufite umugabo mu igitondo cyawe gitangira gute n'iki utangira kumbwira ukuntu ujya kunyara n'iki kandi nkumvamo hari ibintu utarimo uravugamo cyane ndakubaza ati rero ati nk'umuntu uko nta kintu muratubwira kandi mu gitondo ndabizi ko ibyo bintu biba nawe uhita tubwira ngo nabamwe bikuzura abamanura sana oya nyine urumva Bruce Melody ibyo yarimo aramenyesha muri iyo ndirimbo ngo kwikuza ni umushukwe no kumanura nuko iba yaguye icyo bimenyesha
ego gitare cy'amahanga ntabwo wabiririmba gutabizi. bigeze biragoye kubona uwo wakwizera. Karara. Ubundi ninde munyarwanda utari umunyamatiku ko bayakunda? njyewe Wowe ukoze muri yo uremanywe nayo wagira ngo waranayonse wowe. Ntumforowe inzu no munsi. Wowe umenya gute ko ngira amatiku? Njya nkureba hari n'abantu bajya banyandikira nyine bakabimbwira. Noneho Dumba yashizeho ifoto yawe ngo aravuga ngo agacano ka Karara ngo mwamenyera. hari ukuntu nazaga ku gacano kawe nkasanga kariho comment niba ari nk'ibihumbi 2 niba ari ibihumbi bingahe mu mutima. Rero twebwe abantu batwika natwe ntabwo iyo tubonye umuntu utwitse umutima uhita uturya tukababara tukavuga ati mana Cyakarara kirahatwitse noneho ndarangiye. Ngasanga cyano nawe hahiye abantu bavuga batuka bavuga ati ngewe sinita nakuba gututse n'ibyo barumwe ngenda bavuga ati umusweranyira hatwitse hahiye ndagaskemba ruzi ko dukiyeho twese. Njya kubona agacano gatangiye kugenda ubu ndimo ndavuga nkaho ukuntu ujya uvuga. Njya kubona agacano gatangiye kugenda kamanuka izari comments 1000 zitangira ku 120. ubu nsigaye nsubira kugenda kandi ntago abantu bazi kuza ubwenge wigize ngo bakame. Ubwo ngo ni kunshiramo ngo urimo uramanura gake. Oya nje ntabwo rero kuvuga ngo mba ndimo ndakumanura nje mba ndimo ndavuga ibyo mbona. Umubwire ikintu kimwe nyine ntakubeshye uri mu bantu nyine icyo wavuga nje abantu bose bagiye bamvugaho n'ubundi ntabwo buri wese nyine naza musubizeho buriya niba nakuvuzeho ubwo nyine uri umuntu w'umudanje tu uri kubyumva. So rero urumva ni uri mu bantu bareba nyine ibintu ntibajye kuri kotimwe nyine ukijijisha uko wabigenza kose ariko ntugiranye beef n'abantu tu kuko urumva we never know uko wabigenza kose umuntu uramutwika pe ntabwo bivuze kutamutwika kuko warananwita ariko utwika nyine mu kinyabupfura. Erega Karara nje ntabwo utwika cyane ko ndabizi ko ejo bundi ushobora kuba utari kumwe n'umugabo wawe ari njye w'umugabo usigaye. Ako jari ikigo ako du barumwe mama wariye ukabyara we ibyo bintu bwose ukabireka uragira ngo barimo nigana uwo mugabo rero niba atazi n'urwenya nagende hari ubwo uratandukana nabo tugiye dushaka abandi. Kwa bize uko ibi bintu wabijemo niyakureba ko ibi bintu ubyinjiyemo nahame hamwe ntabwo nje marimo ndavuga wo hari nigeze mwinjira mu buzima nigeze mubwira nta n'ushaka naramubonye wabwinjiramo gute se kandi ko nawe atari hano ngo urabwinjiramo ntaho nije mu buzima bw'umugabo wawe uretse ko ari ibogari ryo. sawa Dumba amatiku makuru thank you so much kuza kuri live yanjye kabisa. Nanakubaha simvuga ibishego. Urumva nyine yego wavuzemo duke ariko nta kintu nyine urumva baba bizi ko iyo utavugamo n'akamubanza bwo bari kwabaye urumva iryo bintu bibaza ko ari byo bintu bagukundaho. Angiza Karaivu twagiye Karaivu karangiye twagiye. Sawa rero thank you umunsi mwiza.